abantu bambazaga ibibazo mu ma interviews ashize bambaza niba hari gahunda mfite cyangwa se hari projet zihari zitari bino bitaramo turimo. Nagira ngo wenda mbasobanurire gatoya ibintu ibyo ari byo n'ukuntu byatangiye. Muri rusange ndi umuntu ukunda abantu bazi gushaka imirimo cyangwa se bakunda kwishakira akazi. Kugira ngo aho tugeze aha ngaha murabizi ko ari ikibazo, abantu bose usanga bari gushaka tuzi bari kwapulayinga amajobs ahantu hashyashya, ariko hari n'indi side y'abakozi wenda abantu batajya bakunda kwitaho cyangwa se batamenyereye kumva, ba rwiyemezamirimo aribo ba entrepreneurs. Muri rusange natekereje na bagenzi banjye ku kintu umusaza twatanga mu kubaka igihugu cyangwa se mu iterambere ry'igihugu, cyane cyane ko muzi ko u Rwanda aho rugeze aha ngaha ibintu byose bisa nkaho byihuta, utuzi ntabwo ari ikintu cyoroshye kubona. Dushaka ikintu cyatera courage cyangwa se morale abantu bashaka kwikorera, bafite ibitekerezo bizima, bashaka gushobora kubigezaho. Muri ubwo buryo nibwo twatekereje ikintu twakora. Dusanga nkanjye ku giti cyanjye waragize amahirwe kuba ndi muri position ndimo aka kanya, ikintu kinini nafasha urubyiruko cyangwa se abanyarwanda muri rusange ni ibikorwa byabo kubiteza imbere, cyangwa se indoto zabo cyangwa inzozi zabo, ibyo bashaka kugeraho mu buzima. Nibwo twashatse rero gahunda dushyiraho ino program ariyo IGA Connect, ariyo yatuzanye hano twese. IGA Connect rero muri make icyo ikora, duhuza ba rwiyemezamirimo hamwe n'abashoramari, entrepreneurs na investors. Dufite ibikorwa byinshi tuzagenda dusobanura dushyira hanze, ariko muri aka kanya ndagerageza wenda mbigire bigufiya, bagenzi banjye baraza kubacishizamo nabo bababwiye. Icyo dukora ni uguhuza abo ba rwiyemezamirimo bakiri hasi, badafite ubushobozi, batishoboye, badafite epfo na ruguru, badafite support, kubashyira hamwe tukabahuza n'abashoramari bashobora kuba babateza imbere cyangwa se bashyiramo funds mu byo bakora kugira ngo babashe kugira ngo ibikorwa byabo bigere kure. So nafatanyije n'aba babiri mubona hano ibumoso bwanjye, yitwa Mutesi Gentil na Gentil aba mu Suisse muri Genève, aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri LA, Los Angeles. Twashyize hamwe rero turavuga tuti reka dushake uburyo twafatanya n'urubyiruko gutezanya imbere. Ni muri ubwo buryo twaje hano. Wenda baragenda basobanura kurushaho n'ibyo tuzajya dukora. Wenda aka kanya reka ndetse nka Shahara y'icyo abakugezaho, ababwire mu cyamake nawe ibyo dukora.